mwaramutse inshuti zacu bakunzi bacu. Uyu munsi noneho kuri uyu munsi ikintu gishobora kugufasha mu buzima twakuzaniye siporo. Siporo rero ni imwe mu bikorwa byiza bishobora gutuma umuntu ananirwa, cyane cyane no muri ibi bya covid. Siporo ntabwo covid yahangara umuntu wakoze siporo. Muri make rero uyu munsi dufite n'abatumirwa bitabiriye siporo Tomasi y'uyu munsi. Reka tubakire batubwire se siporo kuri uyu munsi yabamariye iki. Reka tuganirize uyu mukobwa tubona uri gukora siporo gutya. Ese ko watangira twibwira? Nitwa Iradukunda Donatille, nkaba ni perezidante muri Chorale Stella Matutina, birumvikana ndi muri communauté Saint Vincent de Paul. Murabona ndishimye cyane, nyine no kubera agasiporo aho ninahoraga mfite imihari ukuntu. Cyambere ni amakuru, icyo nababwira, siporo ni nziza no ku bantu babyibushye nkanjye. Ituma nyine umuntu yumva ari free, ameze neza, nta bintu bimeze ukuntu nyine mu mubiri, ugasanga afite ibyishimo. Yajya nko gasomo kakagenda neza, wajya mu kandi kazi bikagenda neza. Urumva ko siporo ni ikintu cyiza, nyine nayikunze, nsanzwe nyijyamo rimwe na rimwe. Ubundi ugasanga nabuze uwo wumbatura ngo ngire imbaraga, ariko murabibona ubona nayishima cyane pe, kuko yamfashije. Wenda biragaragara ko wishimye cyane. Ese nkawe nk'umukobwa washishikariza iki abandi bakobwa? Ese siporo urumva ko yabamariye iki? Wabashishikariza iki muri rusange, byaba nk'ubutumwa utanga muri aka kanya? Byambabaje cyane kuba nasanzwe ndi umukobwa umwe, kandi ubundi ubusanzwe siporo ni iya buri wese, cyane cyane nk'abakobwa. Icyo nabashishikariza ni ukwitabira siporo, tukajya tuza buri munsi ku wa gatandatu, kugira ngo buri wese yumve yuko agomba kuba ahari. Icya mbere, tugenda bwakeye saa 11:15. Icya kabiri, ndakeka hari abantu baba bari maso. Icya gatatu, itumara amavunane. Icya kane, ituma wumva mu mubiri wawe ibintu by'ibibazo byagiye, ubundi ugasoma isomo rikagenda neza. Reka dusoreze aha ngaha rero, umutumirwa wacu barakoze. Reka twakire umwe mu batumirwa turi kumwe hano mu bari bitabiriye siporo y'uyu munsi, batubwire uko biba bimeze. Ese siporo nkawe kumariye iki? Nkanjye umuntu waje muri siporo muri iki gitondo, ahanini siporo ikintu idufasha mu bintu byo kwirinda indwara zimwe na zimwe. Urugero nko muri ibihe turimo bya covid-19, umuntu wakoze siporo ntabwo ishobora kumuhangara, kuko nababuhamya nanjye ubwanjye numvaga ntameze neza, nsa nkaho yamfashe, ariko nakoze siporo nk'umuti mu gitondo na nimugoroba. Byaje kurangira siporo iyikijije burundu, ubu ndaho meze fresh. Murakoze cyane kutugezaho ibyiza bya siporo muri iki gitondo. Ese ubu wakanguriye iki abandi bateze amatwi radiyo televiziyo, kugira ngo nabo babashe kujya bitabira ibikorwa bya siporo Tomasi? Muri rusange ikintu nashishikariza abantu batabashije kwitabira uno munsi, baba baduteze amatwi, nabasaba kuzaza nabo bakora siporo ihagije, yaba mu gitondo, ku mugoroba. Icyo gihe cyose siporo aba ari ingenzi, binagenda neza ahantu hose iyo wakoze siporo ukaba physically fit. Nk'uko mubibona kuri TV zacu, televiziyo yanyu mukunda cyane, ubona ko dufite abatumirwa batandukanye. Twagiye rero abantu bari bavuye gukora siporo, twaganiriye rero n'abantu batandukanye. Ikiganiro twaganiriye mugiye kugikurikirana. Reka wenda ntangire emereye uburyo. Umusore, ese wowe witwa nde? Uratwibwira, tubwire se siporo wayakira ute? Kuba wakoze siporo se bikumariye iki, kugira ngo ushishikarize n'abandi mu magambo make? Murakoze. Nitwa Muneza Daniel, level 6 production technology ya 1. Siporo yagenze neza, hari klima nziza, nta ribi, ibintu byose ari sawa. Ese nkawe nk'umusore w'urubyiruko, gukora siporo ubona ari ngombwa? Cyane ni ngombwa. Udakora siporo umusore usaza imburagihe, kandi bituma no mu myigire nyine bigenda neza, kuko ari imyanda ibisohoka umubiri nyine ukarefreshinga. uwo
umusore wacu Daniel yarakoze, reka nje n'ibumoso bwanjye nakire umusore mbona afite umusatsi mwinshi cyane ubanza ari n'umusitari, atwibwire anatubwire akamaro icyo siporo we mu buzima bwe mumariye. Murakoze cyane banyamakuru, nanjye nitwa Niyikiza. Siporo rwose ni igikorwa cyiza buriya ku batazi ibanga ryabyo. Njye nabashije kuganira na muganga inshuro nyinshi, yabashije kumbwira ibyiza bya siporo, ati buriya iyo udakoze siporo uri umusore ugira iminkanyari rwose ukiri mutoya, kubera ko uba uhorana umunabi kuko udahura n'urungano ngo mwishime. Ikindi nanone kandi buriya iri mu bintu bituma wirinda indwara zitandukanye nk'umuvuduko n'izindi nyinshi nk'umutima. Ibyo byose iyo ukoze siporo uba uri mbese kwiha imiti yo kwirinda izo ndwara zose. Rwose ibyiza bya siporo ni byinshi ntawabirondora ngo abirangize. Urabona akanyamuneza ni kose rwose kubera ko twitabiriye siporo, nta mbogamizi twahuye nazo kuko ikirere mbese cyari kiberanye na siporo. Rwose ibintu ni uburyohe kabisa. Umusore arakoze. Dufite n'abandi batumirwa rero, nabo twakese baravuga iki kuri siporo nabo. Reka tuha mwanya, reka duhere kuri uyu mukobwa mwiza uri imbere yacu, nawe yagiye icyo dutangariza nk'umukobwa. Se ni ngombwa ko abakobwa cyangwa se abari bakora siporo? Siporo ibamariye iki nk'abakobwa? Batangira utwibwira. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Iradukunda Donatille, niga level 3 surveying. Gerageza kuvuga cyane. Murakoze cyane. Nitwa Iradukunda Donatille, niga surveying level 3 hano muri IPRC Ngoma. Icyambere siporo, icyambere idufasha kumva tumeze neza mu mubiri, imyanda ikagenda ituvamo. Icya kabiri ituvura indwara, nk'ubu nagiye ndwaye gripe ariko ndumva iri kugenda ikira. Ikindi idufasha guhura n'urundi rubyiruko tukabasha gusabana ndetse tukiga no ku byatugirira akamaro kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza. Murakoze. Mushiki wacu rero arakoze cyane. Reka twakire hano, dufite n'umusore mbona wabyambariye rwose. Ese wa musore we, siporo, guca ukunda siporo wewe ikumariye iki ku giti cyawe? Murakoze. Ubusanzwe nitwa Nsengimana Ildefonse, amazina yanjye mu mpine bayita EDPHONC. Siporo ni ingenzi ku mibiri yacu. Urayikora ubwonko bukaruhuka, imyunyu ikagabanyuka mu mubiri, ukabasha kumva utuje muri wowe, imitsi yananuka, amaraso agatembera neza. Rero nabwira urungano rwanjye turi mu rugero rumwe, ngati siporo muyitabire cyane, bizabafasha no mu masaziro yanyu, aho mutazasaza mukiri batoya, bizabafasha no mu buzima rusange. Murakoze. Mwakoze rero kujyana natwe ikiganiro. Muratumirwa beza, kandi n'ubutaha nitubatumira muzashe kugaruka. Murakoze cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza. Yego namwe. Nari nibagiwe, ntiwibagirwe gukora subscribe, share, comment ndetse na like. Yes guys, ntiwibagirwe gukora subscribe, share and watch.